byose birushaho kuboneka, niko abantu barushaho kwanga Imana. Ishingikire ku bwenge bwawe n'ubutunzi bwo muri isi. Nubwo ibyo byose birushaho kuboneka, niko abantu barushaho kwanga Imana. Ishingikire ku bwenge bwawe n'ubutunzi bwo muri isi. Itorero rirushaho gusenga no kwitegura kuza k'Umwami Yesu, n'abashumba barushaho kubwiriza abantu bihane bareka ibyaha byabo. Abiyita abanyabwenge bo muri iyi si barushaho gusuzugura iby'agakiza, bereka abantu w'ibyo nta mumaro, tube masosho tudashukwa. Nubwo ibyo byose birushaho kuboneka, niko imperuka irushaho kutegera. Abantu mwese mwumva ubutumwa bwiza, mukwiye kwihana bigishoboka, kuko hari igihe bitazashoboka ubwo Imana iza bivuze. Abantu bakeretse ubutumwa bwiza ntibivuze yuko Yesu atazagaruka. Abantu bafite ubutunzi bwinshi ntibivuze yuko Yesu atazagaruka. Ubwenge bw'abantu bwariyongereye ntibivuze yuko Yesu atazagaruka. Nimubimenye azagaruka, kandi akaba urubanza abakoze neza bakagororerwa, abakoze ibyaha bagahanwa, kandi akaba urubanza abakoze neza bakagororerwa, abakoze ibyaha bagahanwa. Tugeze mu minsi y'imperuka,